uretse umwana wo kurimbuka utazi iby'iki gihe nta kindi kiri uretse gusenga. Ariko gusenga kutari kwa kundi ko kugira ngo umenyekane, kuko nabonye hari uburyo abantu basengamo ngo bamenyekane, amazina yabo amenyekane. Hari uburyo abantu basengamo kugira ngo babironkere mw'indonke. Gusenga kugira ngo ugirane ubusabane n'ijuru. Yaba rero twari dufite abashumba ariko baranahari bavuga ngo ibi bihugu bidukikije igihugu cyacu se dufata umwanya dusengere ibi bihugu. Nitujye mu mwanya wa fanatisme, ahubwo tujye mu mwanya wo gushyira amavi hasi. Kandi ko nashakaga kumenya ese koko mana u Rwanda ni rwo rugiye kubisibaniro y'intambara tuvuye muri jenoside, ubu koko twacumuye iki cyatuma buri munsi ndayibaza ngo nagize inzozi icyo gihe ubutayu bari batarabuca. Nari ndyamye mu butayu bwo hakurya hariya ahantu bita mu Kigarama, urumva hariya muri Kicukiro hari ishyamba ryari hari utare naryamyeho ndarwibuka, mbaza Imana ngo mana mbwiza ukuri, cyane cyane ko jewe naho uvuga Uvira nageze ejo bundi bahafata. Hari uburyo nari ngiyeyo, ariko icyo shaka kuvuga ntabwo ari uko nagiyeyo, ngaruke mu buryo bw'icyo bw'umuhamagaro wanjye. Ejo bundi nkuko nakubwiye hari umupastori w'inshuti yanjye yari ari mu mujyi wa Uvira, n'umupastori w'umunyamurenge. Uvira imaze gufatwa yaramaze igihe kinini tuvugana, ariko arambwira ati ko inzira yabonetse washatse uburyo uza tukavugana, washatse uburyo uza ukansura ukanansengera. Nagiye na moto, n'urugendo rutari rutoye kurerure cyane. Uvuye Bukavu? Amvuye ku mupaka wa hano wa Rusizi. Ubwo ni muri Bukavu, umupaka wa Kamanyola. Twagenze urugendo runini kugeza n'ubwo ushaka naho ugura amazi ukayabura. Twagenze urugendo runini, ariko urwo rugendo rwose kuri jye rwari amasengesho. Icyambere urumva n'umukozi w'Imana ari muri Uvira amaze mw'igihe kinini, ariko Imana ikintu cyanangaje nahoze nsoma amakuru. Urumva muvandimwe, nasomye amakuru yatambukaga mu binyamakuru y'uburyo M23 yasabwe kuva muri Uvira. Ariko ndeka nkubwira amakuru Imana yatubwiye turi mu cyumba cy'amasengesho kuri uwo mupasteri muri Uvira. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanye gusuza abadukurikiye n'ibyagaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi cana. Kuri kamera ndi kumwe na Bishop Gerard Mugisha. Nishimiye kongera kwakira mushumba. Ndishimye cyane Vodi, nanjye kongera kugaruka ku Isezerano TV. Imana ibaho umugisha. Meze neza? Meze neza. Buriya hari umuhanga wavuze ngo wifatanya n'abazima abagifite ibyiringiro, kuko isazi nzima iruta intare yapfuye. Bishop umugani ngo wifatanya n'abazima bagifite ibyiringiro, kuko isazi nzima iruta intare yapfuye. Icyo bivuze umukene ufite ubuzima aruta umukire wamaze gupfa. Yego, abantu bajya bavuga ngo intare bari intare nakada. Ntabwo bizi ko hari n'indirimbo twaririmbaga mu minsi yashize ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga. Reka akamanyu k'umutsima bora ntikajya gacuruza abantu benshi ra. Karabacumuza, ariko nyine twagakwiye gutumbira Kristo niwe banze mbo nta muntu bitacumuza. Ubundi abantu twese turabanyentege nke, ariko Paul hari icyo yavuze aricyo twisunga cyonyine, yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Rero Kristo atari muri twe twanakora ibirenze by'abandi bakora.
ariko Kristo ari muri wowe agushoboza kunesha iby'isi, agushoboza kunesha ibyo utwo duhenda abana nyine tubujije abagenzi kujya mu ijuru. Rero nta yindi mbaraga abera bakeneye uretse gutunga Kristo. Yego. Mu kanya winjira nari ndimo nkubaza niko mbona wananutse habaye iki? Sha nkubiswe n'uburwayi. Nkubiswe n'uburwayi uziko nakubiswe n'uburwayi igihe dutandukana. Yamaye ejo bundi kandi bwabujojoba. Ntago mbizi ariko nakubiswe n'uburwayi mu minsi 3 numva ntakazi ibiro 12. Yamaye imyenda itankwiraga ubu yose yankwiriye. Amba ku isi niko bimeze n'ibintu bibiri ni imisozi n'amataba kandi umuririmbyi we yaravuze ngo aho hose niko harushya umutima. Iyo uri ku musozi uraruha, niyo uri mu matahura nacyo kiba ari ikibazo. Ariko ngajya asaba Uwiteka kugira ngo amufashe. Yego. Nicyo gikuru. Bisho turagize Imana twinjiye mu kiganiro. Mana turagushimye kuko uro gushimwa bere mwiza bagutegereza, dusengeye abantu bakurikira Isezerano TV ndetse n'umuyobozi waryo Evode ubaho umugisha, ubagurira imbago bahire bwa kabiri kuruta ubwa mbere. Ubane natwe dutangira iki kiganiro, twe tubure Kristo bari rwaragara, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Aha Bisho, muri aka karere kacu hari kuvugwa cyane umwuka w'intambara. Kandi ibintu tubona ejo bundi nabonaga ubwo M23 yafataga Uvira. Bivuga ko abarundi bo barunze intwaro nyinshi ku butaka bwegereye u Rwanda. Bavuga bati dushobora gutera, ariko ibyo ntago wenda ndibo byinjiyemo kuko sinari impara, ariko burya ngo hari umwotsi haba hari umuro nyine nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Yego. Nk'umushumba. Yego. Izo ntambara zirimo zivugwa mu byakira gute, mu bifata gute? Mbo n'ubuhanuzi bwa Bibiliya ivuga ko muri iyo misi imeruka hazabaho impuha z'intambara n'intambara. Hari impuha z'intambara n'intambara. Mbo impuha zirahari n'intambara zirahari, ariko n'impuha ni nyinshi. Wabyumvise? Icya mbere nyine abantu bakwiye kumenya, abadukurikiye, nuko ibi byose biri mu buhanuzi, biri muri Bibiliya. Ariko kuko abantu tumaze kubabaswa n'abanebwe bo gusoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana, kuko ubu nshobora kumara amasaha 28 ndeba iby'imbuga nkoranyambaga zivuga, sibyo? Cyangwa ndeba ibintu bitandukanye biraho, ariko sifata umwanya ngo some Bibiliya ndebe n'ikivuga kuri ibi bihe. Ibi bihe abagabo n'abagore batabanye neza, ibi bihe abana batumvira ababyeyi, ibi bihe abantu bakunze isi kuruta ijuru, ibi bihe isi iri mu gihe cy'intambara n'impuha z'intambara, ibi bihe indwara z'ibyorezo ari nyinshi. Ibyo byose biri muri Bibiliya. Wabyumvise? Ariko Satani mu mayeri akoresha ni ukutwima umwanya wo kujya kureba aho ibihe duhagazemo icyo Bibiliya bivugaho, n'uburyo uwitorero cyangwa se abana b'Imana bakwiriye kuba babyitwaramo. Rero giye nk'umushumba iyo mbibona cyane cyane ko jewe naho uvuga Uvira nageze ejo bundi bahafata, hari uburyo nari ngiyeyo, ariko icyo shaka kuvuga ntabwo ari uko nagiyeyo, ngaruke mu buryo bw'icyo bw'umuhamagaro wanjye. Mu by'ukuri iyo urebye izi ntambara nta kindi ukora. Bibiliya yaravuze ngo imfatiro nizisenyuka umukiranutsi azakora iki? Uretse umwana wo kurimbuka utazi iby'iki gihe nta kindi kiri uretse gusenga. Ariko gusenga kutari kwa kundi ko kugira ngo umenyekane, kuko nabonye hari uburyo abantu basengamo ngo bamenyekane, amazina yabo amenyekane. Hari uburyo abantu basengamo kugira ngo babirongere mw'indonke. Gusenga kugira ngo ugirane ubusabane n'ijuru. Yego. Wabyumvise? Buriya gusenga ukugenzuye neza, ibyo abantu bita amasengesho ushobora kubisangamo nk'ibice bigera muri 7. Wabyumvise? Yego. Biganisha ku nyungu z'abantu runaka. Sibyo? Nyerekana ko nasenze kubera ko hari ibyo nshaka, ngagaragaza ko nshaka gusenga kubera ko nshaka kumenyekana, ariko hari no gusenga wowe ushaka kugirana ubusabane n'ijuru. Abo rero nibo Imana ivugana nabo.
ikababwira amabanga y'iby'iki gihe rero nta kindi gihe iyo mbibona ndavuga ngo ibi byarahanuwe bavuze ko hazabaho intambara nimuhaze intambara ngasenga yego Bisho ugira inama ki abantu cyane cyane nk'abakristo tubona izi ntambara mu by'ukuri iyo urebye usanga hari abantu babaye abafana b'intambara kugeza nk'abantu bogeza nk'abogeza umupira mu by'ukuri intambara twese tuza akabika intambara niba hari umuntu utazi akabika intambara ari umunyarwanda uwo ntabwo yaba ari umunyarwanda ntabwo yaba ari we ntabwo yaba ari umunyarwanda ngo uvuge ko na perezida wacu yaravuze ngo ushaka intambara cyangwa se uwifuza intambara azambaze ububi bwayo ariko ntekereza ko nta munyarwanda uretse abantu wenda barimo bavuka za 2000 na kangahe ariko umuntu wa mbere wa 2000 rwose nta muntu utaza akabika intambara ariko nyine ukabona abantu barimo barogeza intambara nk'abogeza umupira w'amaguru kandi wajya gukurikirana ugasanga harimo n'abitwa abakristo mu by'ukuri aba bantu wabagira inama ki cyane cyane abitwa abakristo bamenye Imana bagomba no gusoma bya bihe wari urimo udusobanurira icya mbere ubaye uri umufana w'intambara nakugaya cyane nakugaya cyane kubera ko impamvu nakugaya cyane Imana ikunda abantu itarebye ibihugu ngabyumvise yego abantu bari kuraswa muri Kongo ni abantu b'Imana yego yaba ari abapfa hariya muri za Minembwe yaba ari abapfa bagwa ku rugamba aho hose harimo abantu b'Imana ngabyumvise yaba ari abapfa mu bindi bihugu yaba ari Burundi aho hose hari abantu b'Imana ngabyumvise hari abantu b'Imana uri gukurikirana yego n'abaramuka bishwe urugero hari ibisasu byagiye bigwa muri za Kinigi cyangwa se n'igihe na za Rubavu bariya bose ni abantu b'Imana ntabwo Imana ariyo ishyiraho gahunda yo kugira ngo intambara zibe kuko intambara ntago zitera abantu kwegera Imana ahubwo intambara zitera abantu guhungabana wabyumvise ndetse no bamwe binabatera no kuva ku Mana rero ubaye uri umufana ukabona abantu bari gupfa ukishima waba ufite ikibazo ariko icyo nabwira abantu b'Imana iki ni igihe cyo gusenga kandi tugasengera igihugu tugasengera isi tugasengera ibihugu yaba ari ibihugu bituranye yaba ari ibihugu tudaturanye ni igihe nimba koko kuko Bibiliya iravuga ngo nihabone kumwe agahagarara mu cyuho nzabakiriza iki igihugu ariko ikibazo nuko dushaka kubikora twumva ko Imana igomba kubikora uko dutekereza oya hari icyo bita guha Imana umupira wabyumvise Imana ikabikora nk'Imana rero icyo nemera gihe ni kimwe yaba ari izo muwazi intambara yaba ari izo ntambara ziriho amarira ni menshi amaraso ari kumeneka ni menshi icyo itorero rikwiye gukora nashimye umupapa umwe uyu nguyu uyoboye Kiliziya Gatolika igihe Tanzania hari kuba imyigaragambyo abaturage bari gupfa bari kwicwa habaye imyigaragambyo uyu mupapa mbere yo gusoma misa yafashe umwanya aravuga ngo tugiye gusengera abaturage b'igihugu cya Tanzania yego urumva yibereye iwabo i Roma nta kibazo gihari yaba rero twari dufite abashumba ariko baranahari bavuga ngo ibi bihugu bidukikije igihugu cyacu se dufata umwanya dusengere ibi bihugu nitujye mu mwanya wa fanatism ahubwo tujye mu mwanya wo gushyira amavi hasi kandi koko dufite umutima uyu mupapa abantu baze kureba ivideo ye asengera igihugu cya Tanzania yego aravuga ati twifatanyije na bene data b'abakristo bari kwicwa twifatanyije n'abatanzania bari mu gihe kigoye rero birakwiriye kubashumba birakwiriye kubavuga butumwa muri ya masengesho dusenga mu ma eglise yacu muri ya masengesho dusenga mu matorero yacu abo barundi n'abana b'Imana
abo ba Tanzania ni abana b'Imana, abo ba Kongomani ni abana b'Imana, abo bagande ni abana b'Imana, abo banyakenya ni abana b'Imana, abo hose Imana ifitemo abantu bayo. Icyo twe dukwiye gukora nk'itorero ni ugusenga. Hanyuma mu gusenga Imana iyobora imitima y'abayobozi b'ibihugu, Imana iyobora imitima y'abayobozi b'ibihugu biri mu ibyo bibazo, hanyuma Imana ikabafasha bakava muri ibyo bibazo. Ariko Imana niyo ishobora kurengera abantu bayo muri iki gihe, uburengezi nta handi buri uretse ku Mana yonyine. Yego, kuko biba bibabaje iyo ubona pasiteri umwe akaza akavuga ati mwakoze byagenze gutya, undi akaza agasa nk'aho ahanganye na wa wundi, kandi bose bitwa ngo ni abashumba, ariko ugasanga ntabwo bari guhuriza nibura ku kiri gukorwa. Ukibaza ubundi abantu barashaka ko nibura haboneka n'amahoro. Iyo haboneka amahoro, hari umuririmbyi waririmbye ni Hoziyana, ni Horaziyana, amahoro yuzuye ni muri Yesu, amahoro yuzuye ni muri Kristo. Ariko icyo nshaka kuvuga, nimba umuntu yitirirwa izina ry'Imana, wagakwiye kubuhagarara cyangwa se ukora iyo role yo kuba uri umukozi w'Imana. Sibyo? Ndibuka ko hari amakuru mfite y'ibyo nagiye nsoma, ariko wenda kuko hashize igihe nasobanukiwe, ariko mu ntambara imwe hari igihugu kimwe cyagaragayemo umukozi w'Imana, arahagarara asenga Imana, amabombe yari ari kugwa mu bindi bihugu, mwumva ari mu ntambara y'isi, amabombe yari ari kugwa mu bindi bihugu, icyo gihugu yahagazemo asenga ntiyakigwamo. Rero habonetse abantu ubukuri batariyanduza, bataranduzwa n'isi, badakururwa n'ibihendo by'isi, bagahagarara mu mwanya mwiza bagasenga Imana, ibi bibazo byose mubona yatanga umuti wabyo. Mu gutanga umuti wabyo nibyo koko nk'uko bivuga, izakoresha abayobozi, izakoresha inzego zitandukanye, ariko iyo niyize uko izabikoresha ni nayize uko izabigenza. Twebwe icyawe ni ugusenga, ukavuga ngo Mana arinda igihugu cyanjye, Mana arinda ibihugu by'abaturanyi, Mana kuko Bibiliya ikivuga rega iravuga ngo ibyo mwifuza ko abantu babagirira namwe muba ari byo mubagirira. Yego. Wenda mbere yuko izi ntambara zitangira gushyuha cyane, ahubwo Kisekedi yigeze kuvuga ati ngewe ariko burya Kigali nzayibarasira, cyangwa yari arimo kwiyamamaza ahari. Yego. Ariko ndumva muri icyo gihe hari cano imwe nigeze kukubonaho urimo uhanura ko ibyo bintu bidashoboka. Ntabwo nabihanuye kubera imbaraga z'ibyo ndeba cyangwa imbaraga z'ibyo numva. Nibyo koko Kisekedi muri icyo gihe yari yavuze ko, ndetse abantu benshi bari bafite ubwoba, ndetse n'abahanuzi benshi kuri YouTube bavuga ngo intambara, ubucurama, intozi n'ibindi bintu byinshi. Ntabwo ari ukubarwanya, buri muntu wese aba afite, nuko muri iki gihe dushaka gutanga message ziturutse mu marangamutima yacu, atari message ziturutse ku Mwuka Wera, kuko hari ukuntu umuntu aba yumva ko ibintu bikwiye kugenda, noneho yakicara hano ukaba ari byo nsohora kuko ari ko mbyifuza. Wabyumvise? Ariko kuvugana n'Imana, ukaba imbere y'Imana, ukaba hafi y'Imana, Imana iravuga. Kuva kera Imana yavuganaga n'abahanuzi, yavuganaga n'abakozi bayo, ikavuganira nabo mu buhanuzi no mu nzozi no mu mayerekwa. Imana ikababwira iby'igihugu. Rero icyo gihe ndibuka neza, twari tumaze igihe tuvuye gufasha abaturage bari Igicumbi, wowe Evode twari twajyanye tujyana y'ibyo kurya. Hanyuma nari mfite ibihe byo gusenga, kuko numvaga nanjye jyewe nzi intambara ndayizi. Intambara yadutwaye abantu, dutwara inshuti, dutwara imiryango, dutwara abavandimwe. Intambara ndayizi neza cyane. Ndayizi. Iyo uvuze intambara hari icyo nibuka. Rero utarayibona niwe wayifuza.
noneho numvaga shaka kugira message kuko hari icyo Bibiliya ivuga. Imana iravuga ngo ntacyo nzakora nabwiye intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro. Mu by'ukuri mu byo nifuzaga nashakaga kumenya ese koko Mana u Rwanda nirwo rugiye kubisibaniro y'intambara tuvuye muri jenoside, ubu koko twacumuye iki cyatuma buri munsi, kuko hariho ubuhanuzi buteye ubwoba ugiye ku YouTube muri icyo gihe hariho ubuhanuzi buteye ubwoba bw'intambara. Niho ngira ngo terime yo kuvanga igiti kiraguye. Ngo igiti kiraguye, ngo igiti kiratemwe, urakoze. Byari ibintu mu by'ukuri umuntu yarabivugaga, nareba ubushizi bw'amanga bivugana, nkavugana uyu muntu ariko koko wasanga ibintu ari kuvuga ari byo. Ariko ndavuga ngo reka nibarize nyiri bihe. Kwabyumvise? Nibwo nasenze Imana irambwira ngo ndinze u Rwanda n'abanyarwanda. Evodi ntago mbivuze kubera kugira ngo abantu bumve ko navuganye n'Imana. Oya. Imana irambwira ngo ndinze u Rwanda n'abanyarwanda. Ndayibaza ngo nagize inzozi icyo gihe ubutayu bari batarabuca. Nari ndyamye mu butayu bwo hakurya hariya ahantu bita mu Kigarama. Urumva hariya muri Kicukiro. Hari ishyamba ryari hari utare naryamyeho ndarwibuka. Mbaza Imana ngo Mana mbwiza ukuri. Urinze u Rwanda n'abanyarwanda. Imana irambwira ngo ndinze u Rwanda n'abanyarwanda. Urakurikirana? Ndabwira none se perezida wa Kongo ko yavuze ko azatera u Rwanda azarasa Kigali. Imana irambwira iti genda, ni wo munsi nagiye no kuri televiziyo mvuga ko nzanye ubuhanuzi. Genda, icyo gihe bari baguze Sukhoi 25. Sukhoi 25 Kongo yari yaziguze ebyiri. Imana irambwira ngo genda ubwire abanyarwanda bareka ubwoba, Uwiteka Imana arabarinze. Nasenganya amarira menshi uko nabwiraga Imana nkayibwira ngo Mana nitwe tuzahora dupfa, u Rwanda nirwo ruzahoramwe amarira, ababyeyi baboroga, nitwe tuzahora tubunze ikirago. Imana irambwira ngo genda ubwire abanyarwanda ko mbarinze, ndinze u Rwanda n'abanyarwanda. Rero kuri televiziyo ndabivuga mbwira abantu, ndababwira ngo nimuhumure Tshisekedi ntabwo azatera u Rwanda, Kongo ntabwo izatera u Rwanda. Ndetse shyiraho n'akantu ariko ko nakange, shyiraho akantu kavuga ngo ntabwo yakinisha gutera u Rwanda. Ariko Imana mu magambo yarambwiye ngo genda ubwire abanyarwanda ko ndinze u Rwanda n'abanyarwanda. Ati kandi ndinze imipaka y'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo imyaka igiye gushira ari nk'imyaka n'itatu. Imyaka nk'itatu igiye gushira. Urumva? Imana irinze u Rwanda n'abanyarwanda. Atari uko ibihari ibibazo bidahari. Atari uko izo ntambara zidahurwa hirya no hino. Aho rero niho nahanuriye ibyo. Urumva? Ndetse hari n'uwamamagaye igihe Goma yafatwaga, arambwira ati rahira kutagiye guseba. Buriya hari abantu bari bategereje ko ubuhanuzi bwabo busohora. Kuba bari Goma bahita bakomeza mu Rwanda. Yes. Hari wamamagaye ati rahira ko utagiye guseba. Ndabubwira giyewe ntago nasenze mfite amaranga mutima. Cyangwa hari umuntu twaganiriye. Nasenze mfite umubabaro wuko nzi cy'intambara yankoze, nzi cy'intambara yakoze abandi, nzi kuba muri shitingi, nzi kuba mu buhunzi icyo bivuze. Nasenze nzi kujya gutega impungure, ndabwira ngo intambara ndayizi, nzi ubuhunzi icyo ari cyo. Uwabyifuza n'utazi ubuhunzi icyo ari cyo. Gere nasenze kubw'umubabaro wanjye n'uwa bene data b'abanyarwanda. Imana imbwira ko irinze u Rwanda n'abanyarwanda. Ibindi uwabimbaza nta kindi narenzaho. Kandi ko kiraturinze. Yego. Ubwo rero nagiye kubona mbona nyine Goma irafashwe, mbona abantu barafashwe. Ndavuga nti iby'Imana yavuze ibihagazeho, kandi Imana irinda igihugu hari abikoresha. Sibyo tujye tubwira n'abantu twe kubaheza mu confusion. Yes. Imana ivuze ngo nzarinda igihugu, nzarinda u Rwanda. Ihagarare tuyibone i Rwanda. Urakoze, ntago yizaza ku Rwanda, ahubwo hari abikoresha.
nizo ngabo zacu nizo nzego z'umutekano, abo bose nibo marayika w'Imana akoresha akabaha ubwenge n'ubumenyi n'ubuhanga bwo kumenya uburyo bakora izo nshingano zabo. Murakoze. uyu munsi amakuru y'ijuru yari kuvuga iki? Imana iri kumbwira Imana iri kumbwira nuko abantu nibongera ibihe byo gusenga. abantu bongeye bigiye gusenga. Yego, iyo mvuze gutyo mbashatse kuvuga iki? Mbashatse kuvuga ko ibihe bibi ntabwo mvuga mu gihugu, muri aka karere. Aka karere kinjiye mu bihe bibi. Icyo Imana iri kubwira abera b'Imana ni ugusenga. Kubera icyo abantu bakwiye gusenga kugira ngo Imana ibashyireho uburinzi. Ari byo wavuze, tureke gufana no kwifuza ko ibintu bigenda uko tubitekereza nuko tubyifuza, ahubwo dusenge. Urakurikirana? Ndagukurikiye. Ejo bundi nkuko nakubwiye, hari umupastori w'inshuti yanjye yari ari mu mujyi wa Uvira, n'umupastori w'umunyamurenge. Uvira imaze gufatwa, yaramaze igihe kinini tuvugana, ariko arambwira ati ko inzira yabonetse, washatse uburyo uza tukavugana, washatse uburyo uza ukansura ukanansengera. Nagiye na moto, n'urugendo rutari rutoye, rurerure cyane. Uvuye Bukavu? Amvuye ku mupaka wa hano wa Rusizi. Ubwo ni muri Bukavu, umupaka wa Kamanyola. Twagenze urugendo runini, kugeza n'ubwo ushaka naho ugura amazi ukayabura. Twagenze urugendo runini, ariko urwo rugendo rwose kuri jye rwari amasengesho. Icyambere gusenga, icyatumye ari ugusenga cyane, twacaga ahantu hagoye, inzira zigoye, imihanda igoye, ahantu utabona abantu. Nagezeyo mu by'ukuri turasenga, Imana ivuga ko itanze ihumure. Urumva ni umukozi w'Imana, ari muri Uvira, amazemo igihe kinini. Ariko Imana ikintu cyanangaje, nahoze nsoma amakuru. Urumva muvandimwe, nasomye amakuru yatambukaga mu binyamakuru y'uburyo M23 yasabwe kuva muri Uvira. Ariko ndeka nkubwira amakuru Imana yatubwiye turi mu cyumba cy'amasengesho kuri uwo mupasteri muri Uvira. Twarasenze, Imana iravuga ngo itanze ihumure. Amen. Imana irongera irisubiramo ngo ntanze ihumure. Kubera ko ibyo uwo mupasteri yashakaga kumbaza, cyangwa se yarakeneye kumenya, ese nyuma y'intambara tumazemo igihe, nyuma y'amarira turize, twizere ko birangiye. Kuko yamaga ingero zifatika, kandi ingero tudore hakurya nta wakambuka, nta gicuruzwa kiri kuva hariya, ndabahunze ntibari kugaruka, nta nzira bafite. Urumva akumva araguha ingero z'ingenzi. Ariko Imana iravuga ngo ntanze ihumure. Yego. Muri ubu burasirazuba ntanze ihumure. Muri iki gihugu cya Kongo ntanze ihumure. Imana ibivuga turaho turi gusenga Uvira. Yego. Ni nayo mpamvu jewe kuba uyu munsi nabonye ibinyamakuru byinshi, abantu baraza wenda no gukora gukatamaka akantu bagakora uko bashaka. Ariko Imana yavuze ko ku baturage bari mu mujyi wa Uvira, ku banyamasengesho twasenganye kwa pastor, Imana yavuze ko itanze ihumure. Iravuga ngo imitima yanyu ni ihumure, ngo nduwiteka Imana yanyu. Imana ibivugiraho. Nange rero ejo bundi mbonye hari iby'amahanga yasabye ko nkurikire Evode, hari iby'amahanga yasabye ko biba. Nange naribajije nese ya Mana twavuganye ihumure se riraturuka hehe? Kuko ubwo twumvaga ko ihumura ari ukuba M23 iri hariya
ariko nkubwiza ukuri izi muha zose z'intambara wumva Imana yavuze ijambo rimwe rikomeye iravuga ngo abayo bararinzwe. Amen. Abera b'Imana aho bari hose muri izi ntambara zose ziri kuvugwa nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika y'ibihugu birimo intambara abaturage babyo baba barinzwe barindwa muri ibyo bihugu. Amerika ikihutira kujya gutabara abaturage bayo, ngira ngo hari ibihugu byabayemo banohereza n'indege zo kujya kubatwara. Uko ni kwijuru ririnze ngo abantu bazyo muri ibi bihe ndetse no mu bihe bizaza. Abera b'Imana bararinzwe. Amen. Kabiri Imana yarambwiye ngo mbwira itorero rireke kwijandika, ngahubwo itorero rihagarare mu murongo waryo wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, kuko Kristo ari bugufi. Abera b'Imana bararinzwe nk'uko Bibiliya yabivuze ngo nzabahisha mu busabusa. Uwo mupasitoro yarambwiye ukuntu hari ibikorwa byinshi byagiye bikorwa aho hantu batuye, ariko ngo Imana igenda imurinda. Nawe yaravuze ati ntabwo nzi ukuntu Imana yandindiye muri uyu mujyi. Ako rero ni ko Imana ivuga ngo abantu b'Imana, abera b'Imana bararinzwe. Haba ari i Burundi, haba ari muri Kongo, haba ari mu Rwanda, abera b'Imana bararinzwe. Icyo ni kimwe. Kabiri, itorero risubire mu mwanya waryo. Iyo bavuga itorero ni nge nawe. Ntagara ya ADPR, Assemblée de Dieu, Restoration, Rehoboti nyoboye, oya ni nge nawe. Itorero risubire mu muhamagaro waryo wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwihanisha abantu ibyaha, ngo kuko ibyaha biragwiriye, kuko ibyaha birarushaho kwiyongera. Rero ngo itorero risubire mu muhamagaro waryo. Umuhamagaro w'itorero ni uwuhe? Turawusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, Luka, bivuga ngo mwihane. Ni ubutumwa Yohana yatangije ubwo yahamagarwa. Uriya ni wo muhamagaro w'itorero. Yohana yaje avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndabwira abagore bankurikiye, ntabwo Imana nta kipfa n'izo ndirimbo nyinshi turirimba, nta kipfa n'ibyo bisirimba dusirimba, nta kipfa n'utwo tururu dukoma, nta kipfa n'ayo majipo cyangwa ibyo biki. Dore icyo Imana yambwiye ku bantu, abantu nibihane. Pasitore ihane, muhanuzi ihane, muvuga butumwa ihane, kuko imbere haratambuka umuntu wihannye. Ntabwo ari umuntu umaze igihe abirimo, nta nubwo ari umuntu umaze igihe abituyemo, ntabwo ari umuntu ufite indirimbo nyinshi. Imbere ntabwo hatambuka umusitari uzwi cyane. Oye, iby'abasitari ibyo biraza ku imbere ntabwo hatambuka umuntu ufite mega church, haratambuka umuntu wihannye neza. Yohana ubutumwa bw'itorero ni ububwira abantu kuva mu byaha. Ubu gusenga n'ibyaha bigezweho, kubera ko ubutumwa bubwira abantu ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubutumwa ubundi ni bubiri, ni ukwihana no kwitegura ubwami. Ubutumwa nubwo Bisho yuvuze ngo gusenga n'ibyaha bigezweho, ushatse kuvuga iki? Ko gusenga n'ibyaha nta kibazo kirimo? None se umuntu arava gusambana akajya ku ruhimba akaririmba, umuntu arava mu kabara akajya kubwiriza akakubwira ati ntashyizemo kamwe ntabwo mfashwa, ntabwo mbona imirongo neza. Umuntu arava kwiba akajya kubwiriza. Kwihana, kandi kwihana si ububwa, ahubwo kwihana bituma ugira agaciro. Kwihana ni ukumenya aho uva n'aho ujya. Impamvu yo mvuze gutyo,
abantu bakunze isi bagakunda n'ijuru barashaka kubikora byombi barashaka kwitwa n'ab'Imana ariko bakashaka no kuba abana b'isi kandi Bibiliya iravuga ngo nta ukeza abami bangahe babiri rero iyo mvuze ngo kwihana ibi byaha ubona bigwiriye urebye amadini dufite ukareba amatorero dufite n'amacaci dufite n'abashumba dufite urebye abantu twitwa abakozi b'Imana muri iki gihugu ubwishi bwabo iki gihugu cyaba cyarabaye paradizo niyo buri umwe wamutuma ku muntu umwe urebye abatumishi abahanuzi abapasteri ababishopu abapotre n'ibindi ntamenye uko mbyita urebye uko tungana tubaye tubwiriza ubutumwa bwihana gusenyuka kw'imiryango byaba byaragabanutse ubwicanyi bwaba bwaragabanutse ubujura bwaba bwaragabanutse ubu busambanyi buri gufata izindi ntera bwaba bwaragabanutse ibyaha byaba byaragabanutse mu bantu ariko kuko tutabwirije ubutumwa bw'ukuri niyo mpamvu ibyaha byiyongereye ndetse bikarenga bikaza bigahagarara no ku ruhimbi bikagera ku ruhimbi bikicara ku ruhimbi ku buryo umuntu adatinya gukubita undi kofe bavuye kubwiriza nabo tujya tubona ahubwo babikorera mu rusengero kugeza ku bw'umuntu asigara akorera ibyaha hahera kiriya nicyo cyababaje Imana ivuma bene Eri igihe batinyukaga gukorera ibyaha ku gicaniro rero itorero rya none niryubakika rigasubira mu murongo wo kwihanisha abantu ibyaha erega twigeze kuba beza itorero ryigeze guhagarara mu murongo mwiza abantu bakongera bakagira urukundo ubuzi ko abakristo babana mu nsengero nta rukundo kubera iki arashaka kukwitura ndetse biranarimba wumve n'ukuntu turi ubutumwa tubwiriza biranaturenga ubugome twakorewe tukabesha ko twababariye babudukoreye ahubwo tugahita tubuhimbamo indirimbo tugahita tubuhimbamo ikorasi ntabwo ari byo ukamubwirira mu ikorasi ati buriya namwumvishije ukamubwirira mu ndirimbo buriya nabwumvishije ntabwo ubwami bw'Imana ari uko bumeze Bibiliya iravuga ngo kuko nimutababarira abantu ibyaha babakoreye na so mu ijuru nazigera agira ate abababarira rero turi abantu bakunze kubibana byombi ariko nta wagenda mu nzira ebyiri kuko ushatse kuzigendamo zombi batanyuka yego uvuze ko itorero hari igihe ryigeze kuba ryiza ariko uyu munsi ntabwo riri gutanga isura nziza ntiryaterambere se ryatumye itorero rigera ubwo riba ribireka ariko mbivuga none se papa nanjye nkubaza buri uretse ko abantu baticara ariko ubu butumwa uzakomeza yisije ndashaka kuzagusesengurira byinshi ese wibaza ko leta ifunga isengero yari yabonye iki ejo muri bavuze yari yabonye amabandi yego nese urumva aho bantu bari gutanga ubutumwa bw'ukuri habaye iki rero nicyo kibazo njye mfite icyambere abantu aho gukora bakorera Imana babihinduye business bya bindi Yongwe yigeze kuvuga ati twari duhumirije abantu batwubakana za Kibagabaga none bageze Nyarutarama bageze mu Bugesera none dukangutse ibibazo byabaye wicuza kuba utarakoze ibyaha icyo gihe kuko hari igihe byakabaye byarakugizeho n'izindi ngaruka zikomeye urumva abantu barashaka gusa n'abandi kanaka yakoze ibi biramuhira nanjye reka mbikore ikindi abantu barakora nta makuru bafite amakuru y'ijuru abantu barakora nta makuru bafite buriya iyo ukorera shobuja utakuzi nawe utazi ukora ibyo ushaka abantu barakora ijuru ritabazi nta juru bazi na nyiri n'uwo bavuga atabazi reba uramutse turi mu kigo cyiza kiri ahangaha cyiza rwose reba uramutse iyi kampani uyikoramo nyirayo atakuzi iyo ubuze ibihembo rero ugerageza kwihemba nicyo kibazo kiri mu baba abantu bigitirira amazina y'Imana gukora utaziranye n'uwuvuga ukamuvuga gusa kugira ngo mbone ibyo ndya mbone ibyo nambara ariko atakuzi icyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo
Hoziyana yaravuze ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, kumenywa n'abashumba ntacyo byamarira, kubwiriza neza ntabwo ari ntacyo byamarira. Iyo umuntu abwirije neza hano rero mu isi tugira mu ijuru naho bafashijwe nk'uko twafashijwe. Urumva iyo izina ryamenyekanye twigira ngo no mu ijuru niko ryamenyekanye. No, imibare y'ijuru n'imibare y'isi biratandukanye. Imbyira aravuga ngo Mana icyo nifuza kumenya, iki ni igitabo cy'abakozi, mbese izina ryanjye ryanditse muri icyo gitabo mbere yuko ndirimba. Ndakubwira rero Evodi utaranjyana kure, iyo tuza kuguma mu murongo mwiza rero kuri w'icyenda n'icyenda 2 9 7 9 8 2 kuzamuka 2 1 2 5 aho tukaguma muri uriya mwanya uyu munsi u Rwanda ruba rumeze nka paradizo. Na leta nta kibazo ibifitanye n'abanyamadini, yego, ariko ikibazo aho cyavuye umuhanga umwe yaravuze ngo uko uzarushaho kuzamuka uzaba ari kurushaho kwiyoroshya cyane, kuko amaso azaba kureba igihe uzaba uri kuzamuka azaba yatangiye kuba menshi. Ati rero iyo utirinze ushobora guhita uhanuka. Nuko itorero ryagenze. Yego, twatangije ibiterane by'ububyutse, Afurika haguruka n'ibindi n'imbivuga. ibiterane byinshi byinshi, amazina arazamuka, ibintu biragenda neza, turabwiriza, abanyabyaha baraza barihana. Noneho duhita duta umurongo watumye tugera kuri ibyo. Ngira ngo urabizi ko inzego z'ubuyobozi z'igihugu cy'u Rwanda zatumirwaga muri ayo masengesho kandi bakaza cyane. Hari icyo rero itorero ryataye kugumana ubuhake imbere ya shebuja. Ubwo mba mvuze nde? Kristo. Noneho ntangira kumva ari ngewe apostazi kanaka, ngewe bishop kanaka, ngewe nahamagawe n'Imana nta wampamagaye. Inama twanga kuzumva, twanga kumvira ubujyanama, twanga guca bugufi, kuko hari amagambo abiri atajya atandukana. Uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ze n'icyubahiro, ubukire n'ubugingo buhoraho. Hanyuma uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Ubigiye ni igihe cyo gucishwa bugufi kw'itorero kw'abashumba bari barishyize hejuru. Reka none se yama tisi badodeshaga buri munsi, uyu munsi baradodesha ngo bayajyane. Za protokole z'abaprotokoraga ntawe ubakoraho, ndabizi wenda simbizi, harabaza kundeba nabi, ziraba protokora ngo babikorere hese. Iki ni igihe cyo gucishwa bugufi mwebwe, twebwe. Kandi hari abantu bagikomeje kurwana no gucishwa bugufi k'ukuboko kw'Imana. Burya Imana yagucishije bugufi ugashaka kurwana n'ukuboko kwe kwagucishije bugufi, urarangira. Yego, niyo mpamvu wagiye ubona bamwe bashaka kurwana no gucishwa bugufi ukababona mu magereza. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo Imana iri kwishakira icyubahiro mu bantu bayo. Urumva n'abagisenga bagifite isengero nibacishwe, nibiyoroshe, nibace bugufi. N'abagifite aho bateranye nibace bugufi. Ni igihe Imana iri kwishakira icyubahiro, kuko abantu bari barakiyambuye barakigarurira. yego, Kandi yari irahiriye iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana ikunda icyubahiro wamfura we. Imana ikunda icyubahiro Evodi. Mu bintu Imana byatumye irakara nuko abantu bari barafashe icyubahiro cyayo baragitwara. yego, Kugeza ubwo ujya ku muntu w'Imana ubabaye kakubwira ngo kugira ngo mbonane nawe urabanza wishyura imitwaro 5. Bisho, iyi topic reka tuzayiganireho ukwayo. Urakoze. Reka tuzayiganireho ukwayo kugira ngo tutaza kubivanga nibi, kuko irimo ibintu byinshi cyane biremereye kandi wari utangiye kwinjiramo cyane rwose. Naringeze kure. Warugeze kure, ariko reka tuzabiganireho ukwayo. Urakoze cyane. Yego. Bisho, reka ngushimire rero ku message Imana iguhaye ikunyujemo, kandi nizere ko abantu bayo baraza kuyumva tugasengera ibihugu byacu. Murakoze cyane. Ntabwo
intambara nta keza kayo nta kiza cyayo. Dusengere bene data b'abarundi, Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze ibumvire, Imana ibahe umutima muzima, Imana ibahe agakiza. Dusengere bene data b'abanyarwanda, Imana ibahe umutima w'agakiza. Twese dukeneye gukizwa kuva mu bwiza tujya mu bundi. Dusengere bene data b'abakongomani, Imana ibarinde, Imana ibagirire neza, ikomeze gutanga amahoro n'ituze muri ibyo bihugu. Rero ibyo byose hamwe gusengerana kw'abera, tukwiye gusengerana kw'abera, tukoya guterana amabuye. Yego, nakoze. Ku muntu wifuza gusengana na Bishop Gerard, nimero ze ndazipininga hasi aho ngaho ku buryo ashobora kuba yamuvugisha. Reka dusoze n'ubundi uturagize Imana. Wakoze Nyagasani, ubereye mwiza bagutegereza. Twe tuvuga nk'abantu, wowe ugasohoza nk'Imana, ubutumwa wabushyira mu matwi y'abantu bakabwumva, kandi ijambo ryaravuga ngo turinde kongera cyangwa kugabanya. Duhanuye uko twategetswe, icyo wifuza nuko amahoro aboneka muri aka karere, kandi wavuze ko turinze nk'igihugu n'ubura cyaturinze, kandi izo muha z'intambara tubwira abantu ko igihe cy'impuha z'intambara kirangiye, ahubwo igihe cy'amahoro kikaba kije. Mwami, herekeza ijambo ryawe, urinde Vodi, urinde Yicano, umugisha utanga ukomeze gukomanatana n'abera bagihagaze mu mwanya wawe, kandi abakomeje kuniha banihira ibizira bikomeje gukorwa muri iyi si, abukomeze kubumva bari hirya no hino mu isi, bakomeje gutakira ibi bihugu, bakomeje gutakira aka karere, kugira ngo twese turusheho kwitegura Kristo ugiye kwerekanwa. Urakoze Mwami, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen.